mu bya telefone urapfuye. Ese mbaye iki? Nibyo bibaye. Baba polisi bavuye hano bagushaka. Baje hano se gukora iki kandi nonanga n'ubuhanganzi. None mise mbabeshya. Barambwiye ngo Grace ari. Mpita mbabeshya ngo ntawe uhari. Ngo ngo reka dusaka inzu yose turebe ko ntawe urimo. Ndababwira ngo nta burenganzira mufite bwo gusaka inzu y'abandi ngende umushyitsi nimuzana igipapuro cyerekana ko muri buyisake. Bakuvuye n'abasizi. Mbese barashaka gusaka ubwo burenganzira nyine babuhawe. Ndabangiye nyine ndabaga ngende umushyitsi muri uru rugo. Nase bari hehe? Bagiye ndabakingure baragenda. Ariko baravuze ngo ko bagiye wayibonye neza ko bagiye. Bagiye nabiboneye sinjye bakinguriye nkongera nkakinga se. Ese ndi kucyo wabakinguriye. None se ngene ari kubona imodoka bavuze amahoni nkabura gukingura. Ariko wumva kwibandanya gasasha. Gra no bindangiriye. None wo harimo wabundureba nabi. Umwe turi nete. Wabundureba nabi yarayima mbwira. Ngo mukongo uravugisha kuri ntawe urimo. Ndababwira no kuri ntawe urimo yagiye. Ibaze ko nagaye ngumaze n'amasaha 5 wagiye. None urashikirana kubi yanjye sura yanjye. None ukuntu yakuvugaga. Hey, nguki? Ngo Grace. Ngo yagiye he? Ndapfuye. Karabaye. Nzi ko byarangiye ibintu by'abara abantu. Ibintu turabikemura dute? Babarira umbwire. Muko. Ndeba hano. Yandikira hasi muri comment ngo amena niba wishimiye ukuntu iperereza ry'abagabo ririmo gukorwa, ukuntu barimo gukora iperereza kabisa bashyizeho umwete. Nyandikira hasi muri comment ngo amena bitewe nuko umuntu witwa Kamarade na umuntu witwa Emile ndetse na Grace ubu ngubu bya bintu byabo byo kujijisha ubu ngubu bitakiri gukora kwa Kamarade akaba nawe yamenye ubwenge akaba yamenye kabisa kwita ku rugo rwe akamenya n'ibiki bibera amaso. Ngira ngo anga murabyiboneye ko umuntu witwa Debora yaje guhura n'uruva gusenya. Debora ubwo yabeshyaga umupolisi amusanga mu rugo aramubwira ati ese koko ko warumbwiye ngo umuntu nawe hari amasaha 5 arashize utazi aho yagiye none uyu nenge muri kumwe ese yinjiye mu muyaga yinjiye mu ki. Ngira ngo mwabyiboneye ko umupolisi mu gihe bamubwiraga ati rero ntabwo umuntu ahari ndetse amaze n'amasaha 5 adahari ntabwo nzi ahantu yaba yagiye rwose nta nubwo mwemerewe kwinjira mu rugo rw'abandi mudafite ikibemerera kwinjiramo. Nibwo umupolisi yanze gutera amahane aravuga ati okay reka tugende noneho dufungura asigaye tugendere. Ariko we yari yaje yapanze umupango ukuntu ari bubigenze. Niko guhita rero afata umwanzuro wo guhita yinjira Andregte harangira ngo yari yapanze yuko natanamubona nako nasanga hafunze arahita akoresheje uko byose akurira n'urupanga akagwamo imbere ariko akagera ku cyo yarashaka. Nkuko akabitekerezaga rero yahise basanga barimo bifashe ati noneho turabigenza bite Imana we. Birane bihita bigaragaza ko uko byagenda kose umuntu bafatishije icyaha cyangwa se baba bataragifatanyije ariko akabaza amakuru yose akaba afite amakuru yose. Rero ni muri ubwo buryo kose umuntu witwa Debora n'abanje kuba yajya mu bakekwa. Induzi ko mbere hakekwaga umuntu witwa Emile ndetse na Grace gusa ariko sahizi ubona Debora aratangira kwinjira mu murongo w'abantu barimo gukerwa. Nkubwira ko rero ibintu hano byakomeye bino byabaye ibindi byivanze kabisa ku muntu witwa Grace ndetse n'umuntu witwa Emile. Ubu nta jambo bafite ryo kuvuga habe na gato bitewe nuko ubu urugamba rwababanye urugamba. So rero nkubwira ngo wowe kandi subscribe ubundi dukomeze twibanire mu zindi episode za filime Urwibanga. Ikindi nkwiseguraho kuba filime itasohotse no munsi hari impamvu nyinshi zigiye zitandukanye ariko zitaraturutse kuri team Kamarade ariko mwitegure vuba filime ejo izasohoka rwose ntimugire ikibazo n'impungenge. Mwebwe mukomeze mushyire umutima hamwe kabisa filime iraza kubageraho.
iminsi y'igisambo akaba yageze umuntu witwa Debora nawe akaba arafashwe sahizi nyuma yo kuba amaze kubeshya abapolisi akabajijisha akababwira ibintu bitabaho none bakaba bamwifatiye. Sasa ndagira ngo mubwire ko uyu mupolisi yahinduye urwego rw'iperereza kabisa, ibintu akaba yabishyize ku rundi rwego. Ubu ngubu bakaba bari gukorana ingufu, arashaka kugira ngo bimwe bijye ku ruhande rwose bive mu nzira. Nibyo rero muri kubona ahangaha. Yaje kuhita afata imyanzuro ikakaye, atangiye no kuzanamo n'amayeri menshi cyane kugira ngo arebe ko yabafatisha ibimenyetso byose byuzuye. Nkubwira ngo nkandira amena hasi muri comment niba ubona ibyo ngibyo kabisa byo kuba umuntu witwa Emile na Grace basumbirijwe cyangwa se filime igeze aharyoshye. Nkandira amena aho ngaho kuko ubu ngubu umuntu witwa Kamarade nawe yabaye umuntu muzima ari kureba byose kabisa. Noneho ubu ngubu arimo gushishoza, ntabwo agihumirije. Ubu ngubu yavuye muri bya bintu byo guhumiriza, nta bintu byo kongera kumujisha kuko ibintu byose yatangiye kubikurikirana gake gake. Murabizi ko Kamarade yajyaga avuga ati rwose umugore wanjye ndamuzi, umugore wanjye nta kibazo, ibyo ntacyo bitwaye. Umugore wanjye byagenze gute, ngo ndarwaye mfite ikibazo, yarangiza akamubwira ati rwose nta kibazo nyine, ukababona nta kibi, babafungiranye. Ese ninde wabafungiranye? Ese bimeze bite gutinya abapolisi? Byose Kamarade ubu ngubu yabishyize ku ruhande, aravuga ati umuntu nzafatira muri iki cyaha agomba gufungwa nta kabuza, nta kintu turebyeho habe na gitoya. Rero nkubwira ngo filime kabisa yaryoshye, filime yahinduye isura. Ndakubwira ngo rero wowe ikintu usabwa no gukanda subscribe, ubundi tukikomereza ku zindi episode za filime Urwibanga. So ni benshi bari kwibaza tese kuki filime itasohotse, ariko ndaguha impamvu filime itasohotse. Ntabwo muri iyi minsi ikirere ntabwo kimeze neza, uburyo bwo gufata amashusho n'amajwi birimo kugorana no kubitunganya. Urumva niho batunganya ibintu bidahari, ariko icyo ngira ngo nicyo kibazo gihari. So rero nakubwira ngo wowe ikintu usabwa ni ugukomeza gutegereza wihanganye, kandi ukareba neza episode zabanje, ukareba ko ibintu birimo ubyibuka neza. Asigaye ikintu nakubwira ni uko iyi filime yo ni nziza cyane, ni filime ikunzwe rwose hano mu Rwanda ndetse n'ahandi hose. So rero nkubwira ngo wowe kanda subscribe, ubundi twibanire ku zindi episode za filime Urwibanga, kuko filime nziza cyane rwose kabisa. Rero ikintu usabwa ahubwo kora share, ukandi like, uhereze n'abandi nabo barebe. Ikindi kandi ntukarebe filime ngo ntukuremo inyigisho, kuko ibintu biberamo hano ni ibintu biba mu buzima bwa buri munsi. Ubwo rero ashobora nko kugenda ukigira nko kuri Kamarade, ukavuga ati burya Kamarade ageze aho arahinduka, mbere byari bigiye kumuteza ibibazo ibi. Uko muribuka ubwo ba Emile na Grace batorokaga, ubu niwe wari usigaye mu kibazo cyo kuba yabazwa ati ese abo bantu bari hehe ko twabagucungishije, kandi bakaba baba mu rugo rwawe, ese abo bantu bari hehe? Nuko rero atarimo kubashaka ngo ababone, gusa sahizi barahari, kandi nawe yisubiyeho, yabonye ko byazamuteza ingaruka. So rero nk'icyo ngicyo wakigiraho muri sosiyete, ukavuga ati we runaka ugiye gukora ibintu gutya na gutya byakugiraho ingaruka zimeze gutya, manzi umenye niba uzashobora kuzihanganira. Nk'ibintu byo kudashoza ntabwo ari ibintu byiza. Umuntu witwa Grace nawe, Grace mwabonye ko uriya Grace ibintu byose yakoze ni ubujiji no guhubuka no kumva hari urwego yagezeho, ariyibagiza ko urwo rwego ntarwo yagezeho. Bamwe mubwira ngo kabisa ibintu ahangaha bibashe kuba byahindura isura. Ikintu usabwa rero wowe ni ugukanda subscribe, ubundi tugakomeza tukibana mu zindi episode za filime Urwibanga. Yandikira hasi muri comment ko amena niba wishimiye ukuntu iperereza ry'abagabo ririmo gukorwa, ukuntu barimo gukora iperereza kabisa bashyizeho umwete. Nyandikira hasi muri comment ngo amena, bitewe nuko umuntu witwa Kamarade na umuntu witwa Emile ndetse na Grace
ubu ngubu bya bintu byabo byo kujijisha ubu ngubu bitakiri gukora kwa kamarade akaba nawe yamenye ubwenge akaba yamenye kabisa kwita ku rugo rwe akamenya n'ibiki biberamo. So ngira ngo ngaho murabyiboneye ko unitwa Debora yaje guhura n'uruva gusenya. Debora ubwo yabeshyaga umupolisi amusanga mu rugo aramubwira ati ese koko ko warumbwiye ngo umuntu nawe hari amasaha 5 arashize utazi aho yagiye, none uyu nenge muri kumwe ese yinjiye mu muyaga yinjiye mu ki? Ngira ngo mwabyiboneye ko umupolisi mu gihe bamubwiraga ati rero ntabwo umuntu ahari ndetse amaze n'amasaha 5 adahari, ntabwo nzi ahantu yaba yagiye rwose, nta n'ubwo mwemerewe kwinjira mu rugo rw'abandi mudafite ikibemerera kwinjiramo. Nibwo umupolisi yanze gutera amahane aravuga ati okay, reka tugende noneho dufungura asigaye tugendere. Ariko we yari yaje yapanze umupango ukuntu ari bubigenze, niko guhita rero afata umwanzuro wo guhita yinjira Andregt harangira ngo yari yapanze yuko natanamubona nako nasanga hafunze arahita akoresheje uko byose akurira n'urupanga akagwamo imbere ariko akagera ku cyo yarashaka. Nkuko yakabitekerezaga rero yahise basanga bari bifashe ati noneho turabigenza gute? Ati mana we birane bihita bigaragaza ko uko byagenda kose umuntu bafatanyije icyaha cyangwa se baba bataragifatanyije ariko akabaza amakuru yose, akaba afite amakuru yose. Rero ni muri ubwo buryo bose umuntu witwa Debora no abanshije kuba yajya mu bakekwa. Induzi ko mbere hakekwaga umuntu witwa Emile ndetse na Grace gusa, ariko sahizi ubona Debora aratangira kwinjira mu murongo w'abantu barimo gukerwa. Nkubwira ko rero ibintu hano byakomeye, bino byabaye ibindi byivanze kabisa ku muntu witwa Grace ndetse n'umuntu witwa Emile. Ubu nta jambo bafite ryo kuvuga habe na gato, bitewe nuko urugamba rwababanye urugamba. So rero nkubwira ngo wowe kandi subscribe ubundi dukomeze twibanire mu zindi episode za filime Urwibanga. Ikindi nkwiseguraho kuba filime itasohotse uno munsi hari impamvu nyinshi zigiye zitandukanye ariko zitaraturutse kuri team Kamarade, ariko mwitegure vuba filime ejo izasohoka rwose, ntimugire ikibazo n'impungenge, mwebwe mukomeze mushyire umutima hamwe kabisa, filime iraza kubageraho. Iminsi y'igisambo akaba yageze umuntu witwa Debora nawe akaba arafashwe sahizi nyuma yo kuba amaze kubeshya abapolisi akabajijisha akababwira ibintu bitabaho, none bakaba bamwifatiye. Sasa ndagira ngo mubwire ko uyu mupolisi yahinduye urwego rw'iperereza kabisa, ibintu akaba yabishyize ku rundi rwego. Ubu ngubu bakaba bari gukorana ingufu, arashaka kugira ngo bimwe bijye ku ruhande rwose bive mu nzira. Nibyo rero muri kubona ahangaha yaje kuhita afata imyanzuro ikakaye, atangiye no kuzanamo n'amayeri menshi cyane kugira ngo arebe ko yabafatisha ibimenyetso byose byuzuye. Nkubwira ngo nkandira amena hasi muri comment niba ubona ibyo ngibyo kabisa byo kuba umuntu witwa Emile na Grace basumbirijwe cyangwa se filime igeze aharyoshye. Nkandira amena aho ngaho, kuko ubu ngubu umuntu witwa Kamarade nawe yabaye umuntu muzima ari kureba byose kabisa. Noneho ubu ngubu arimo gushishoza, ntabwo agihumirije. Ubu ngubu yavuye muri bya bintu byo guhumiriza, nta bintu byo kongera kumujisha, kuko ibintu byose yatangiye kubikurikirana gake gake. Murabizi ko Kamarade yajyaga avuga ati rwose umugore wanjye ndamuzi, umugore wanjye nta kibazo, ibyo ntacyo bitwaye, umugore wanjye byagenze gute, ngo ndarwaye mfite ikibazo. Yangiza akamubwira ati rwose nta kibazo, nyine ukababona nta kibi, babafungiranye. Ese ninde babafungiranye? Ese bimeze bite gutinya abapolisi? Byose Kamarade ubu ngubu yabishyize ku ruhande, aravuga ati umuntu nzafatira muri iki cyaha agomba gufungwa nta kabuza, nta kintu turebyeho habe na gitoya. Rero nkubwira ngo filime kabisa yaryoshye, filime yahinduye isura. Ndakubwira ngo rero wowe ikintu usabwa no gukanda subscribe, ubundi tukikomereza ku zindi episode za filime Urwibanga. So ni benshi bari kwibaza tese kuki filime itasohotse, ariko ndaguha impamvu filime itasohotse. Ntabwo muri iyi minsi, ntabwo muri iyi minsi ikirere ntabwo kimeze neza, uburyo bwo gufata amashusho n'amajwi
birimo kugorana no kubitunganya. Urumva niho batunganya ibintu bidahari, ariko icyo ngira ngo nicyo kibazo gihari. So rero nakubwira ngo wowe ikintu usabwa ni ugukomeza gutegereza wihanganye kandi ukareba neza episode zabanje, ukareba ko ibintu birimo ubyibuka neza. Asigaye ikintu nakubwira ni uko iyi filime yo ni nziza cyane, ni filime ikunzwe rwose hano mu Rwanda ndetse n'ahandi hose. So rero nkubwira ngo wowe kanda subscribe ubundi twibanire ku zindi episode za filime Urwibanga, kuko filime nziza cyane, filime nziza cyane rwose kabisa. Rero ikintu usabwa ahubwo kora share ukandi like, uhereze n'abandi nabo barebe. Ikindi kandi ntukarebe filime ngo ntukuremo inyigisho, kuko ibintu biberamo hano ni ibintu biba mu buzima bwa buri munsi. Ubwo rero ashobora nko kugenda ukigira nko kuri kamarade ukavuga ati burya kamarade ageze aho arahinduka, mbere byari bigiye kumuteza ibibazo n'ibi. Uko muribuka ubwo ba Emile na Grace baturukaga, ubu niwe wari usigaye mu kibazo cyo kuba yabazwa ati ese abo bantu bari hehe ko twabagucungishije kandi bakaba baba mu rugo rwawe, ese abo bantu bari hehe? Nuko rero atarimo kubashaka ngo ababone, gusa saa hizi barahari, kandi nawe yisubiyeho, yabonye ko byazamuteza ingaruka. So rero nk'icyo ngicyo wakigiraho muri sosiyete, ukavuga ati we runaka ugiye gukora ibintu gutya na gutya byakugiraho ingaruka zimeze gutya, manzi umenye niba uzashobora kuzihanganira. Nk'ibintu byo kudashoza ntabwo ari ibintu byiza. Umuntu witwa Grace, nawe Grace mwabonye ko uriya Grace ibintu byose yakoze ni ubujiji no guhubuka no kumva hari urwego yagezeho, ariyibagiza ko urwo rwego ntarwo yagezeho. Bamwe mubwira ngo kabisa ibintu ahangaha bibashe kuba byahindura isura. Ikintu usabwa rero wowe ni ugukanda subscribe, ubundi tugakomeza tukibana mu zindi episode za filime Urwibanga.